Hi guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi ba Mbarusha Mining TV. Hano kuri Mbarusha Mining TV nababwiye ko igihe cyose tubonye amakuru ari kuvuga kuri P Network, amakuru ari gutrendinga kuri umushinga wacu, dukora ibishoboka byose ayo makuru tukayegeranya tukayabagerezaho mu bantu ba mbere. By'umwihariko muri iyi video nzanywe na update imwe, update yatanzwe na Core Team. Ese iyo update ivuga iki, igamije iki, cyangwa Core Team yasabye iki aba pioneers? Hano kuri Mbarusha Mining TV gahunda dufite nuko tugomba kugera kuri Open Mainnet turi smart, ibintu byacu muri P Network biri ku murongo muzima, dusobanukiwe neza iyi projet. Icyo usabwa rero nta kindi hano kuri Mbarusha Mining TV nuko uba warakanze subscribe ugafungura inzogera kugira igihe cyose dusize amakuru kuri YouTube ayo makuru uyabonere mu bantu ba mbere. Nta yindi mpamvu dora tubabwira ngo kanda subscribe, aba ari ukugira igihe cyose amakuru atazagucika cyangwa akakunyura ku ruhande. Twinjiye kuri update rero, ngira ngo ari update cyangwa announcement mwabonye cyangwa post yaciye ku rubuga rwa Twitter. Uyu munsi ni update imazeho amasaha 7, ushobora kujya ugasanga imaze 8 cyangwa imaze amasaha 10 cyangwa ukajya ugasanga imazeho wenda nk'umunsi umwe, ariko na update yitangarijwe na Core Team ya P Network uyu munsi. Nuvuga ngo amakuru yose azajya avuga kuri P Network igihe tubonye ko ari ngombwa ko tuyabagezaho, tuzadukora ibishoboka byose ayo makuru muyamenye. Nimba ari byo mugomba gukosora mubikosore, nimba ari amakuru muyamenye mu bantu ba mbere, nimba ari byo gukosora mubikosore mu bantu ba mbere. Nicyo twiyemeje hano kuri Mbarusha Mining TV. Iyi post rero yavugaga iri kuri Twitter cyangwa ku rubuga rwa X rwa P Network, kwa rubuga rwabo rukurikirwa n'abantu barenga muri 3,400,000 by'aba followers. Niho iyi post iri, bavuze ngo hi pioneers, baradusura. Have you personalized your presence in the Pi ecosystem? Bashyiraho akabazo. Set up your Pi social profile today and connect with other across the network. Barangije barekeraho bashyiraho video iza kuyobora aba pioneers kuzuza ibingibi, ari byo natwe tuza gukora ku mpera z'iyi video, nkabereka ukuntu mu byuzuza step by step abatabisobanukiwe. Mu Kinyarwanda bavuze ngo muraho neza pioneer, mwigeze mwiharira muri ecosystem ya Pi, cyangwa ni nko kwiyandikisha cyangwa ni nko kwiyandikisha. Shiraho umwirondoro wawe wa Pi uyu munsi kandi uhuze n'abandi mu rusobe. Barangije barekera. Ibi ngibi ni mu magurupe yacu dukunda kubikora cyane, ugasanga uvuga ati jya muri P browser ukande kuri profile yawe, nurangiza ukanda kuri profile usearching nka username runaka, umufollowing nawe aze kuza kuguhereza follow back, nurangiza ushyireho agafoto kuri profile yawe. Nicyo Core Team ya P Network yavuze. N'aka video kari kuri iyi post cyangwa kari munsi y'iyi post kuri X, yugafunguye kakuyobora ukuntu ushyira ifoto kuri profile yawe muri setting, warangiza bakakwereka n'ukuntu ushobora gufollowinga umuntu nakaguhereza follow back. Mbibutsa ko igihe utarashyira ifoto kuri profile yawe hano muri P browser cyangwa unafollowinga umuntu nawe aguhereze follow back, umuntu ntago ashobora kugusacinga ngo abe yagira ute, abe yakubona. Nibyo Core Team ya P Network yasabye aba pioneer nanone, ati ngo mwigeze mwiharira muri ecosystem ya Pi, shiraho umwirondoro wawe uyu munsi kandi uhuze n'abandi mu rusobe. Ibi bijya gusa nka kuriya abacuruzi biyandikishaga mu ikarita ya Pi Fest sorry, kugira umuntu naza kugusacinga abe yagira ute, yakubona. Bijya gusa n'ibi ngibi rero Core Team yongeye gusaba aba pioneer
ati mugende muri profile zanyu, mujye mushyireho amafoto, nimurangiza mufollowingane, ufollowinge mugenzi wawe nawe guhereze follow back mu rwego rwo kwiyandikisha cyangwa kwishyira muri ecosystem, nk'uko iyi profile cyangwa iyi post bacishije kuri Twitter ibivuga. Ku bantu bashyashya batabizi cyangwa batazi ukuntu bikora, ujya muri P browser yawe, reka tujyemo P browser ukayifungura. Nyaboneka mujye mwibuka gukanda subscribe, mufungure inzogera kugira igihe cyose dusizeho amakuru mujye muyabonera mu bantu ba mbere. Urabona ko P browser yafungutse. Ikimara gufunguka rero uraza ukande hano hasi kuri profile nk'uko kuwa team nayo yagize ute yabyerekanye ku bantu batabizi. Uraza ukande hano kuri profile ahangaha, numara kuhakanda urategereza network, tegereze ngo nizere ko muri kugenda mubireba step by step ukuntu bigenda bikorwa. Niyo mpamvu umuntu yavuze ati reka dukora aka video ku bantu bashyashya cyangwa batabikoze mbere baze kuza kugira ute kubikurikirana babikore. Ikimara gufunguka rero uraza hano hejuru cyane ahangaha ugashyiramo ifoto yawe, ahangaha ngira ngo muri kubona ko ari ifoto yanjye aho ngaho iriho. Iyo birangije uraza ukajya ahangaha muri search ahangaha ugasacinga, wenda uze kwandikamo Nkundimana cyane niyo username yanjye nkoresha muri P network. Ushaka no gufungura payi bwa mbere niyo ukoresha, Nkundimana cyane bifatanye mu nyuguti ntoya, ni inyuguti 20 zifatanye, Nkundimana cyane. Nurangiza uzukande search, urahita ubona ijambo ryo gufollowinga, umfollowinge, ndaza kuguhereza follow back, hanyuma tujye twubake community ya P network nk'uko bari kugenda bagira ute babidusaba. Nkwibutsa ko igihe cyose utarabikora umuntu ntabwo yagusacinga ngabe yagira ute yakubona. Ubusabwa kubanza ugashyiraho agafoto kawe nk'uko babidusabye, warangiza ukaza hano muri search ukandikamo username y'umuntu cyangwa inshuti yawe ukamufollowinga, nawe akaguhereza follow back. Igihe yamaze kugufollowinga, urabona ko hano mfite abantu 3 ahangaha, urabona ko sindaba requestinga, ubu ngiye kuba requestinga. Uraza ugakanda hano kuri view friends ukahakanda, wamara kuhakanda ukaza hano muri request, ahangaha ukahakanda, uhita ubona abantu bagize ute bagufollowinze nawe ukabemeza. Iyo ukanze hano kuri accept uba umeze nk'umuntu ubemere cyangwa ubahereje follow back, ugagenda ukanda kuri accept. Reka tubikore, nako hasigaye 2, n'uyu reka tumwemere, hasigaye 1, n'uyu nawe reka tugire ute tumwemere. Nuko nguku bikorwa, hanyuma ukikorera back. Ibi nibyo kwa team ya P network yongeye kugaruka idusaba nk'aba pioneers. Iyo tubonye update nk'iyi ngiyi rero, nubwo tuba twaragerageje kubibereka, nanone natwe turongera tukabibibutsa nk'uko kwa team nanone iba yongeye kugira ute kubitwibutsa, ababikora bakabikora, abatari babizi ukuntu bikorwa bakamenya ukuntu bikorwa. Nuko nguku nyaboneka ibi bintu mujye mubyitabira. Nimba kwa team ubwayo iba yisohoreye announcement ikayishyira hanze yihereza aba pioneer, natwe niyo mpamvu tuvuze ati abantu bacu reka tubibutse ibi bintu nabo babikore, babishyire ku murongo neza. Ciao, ndabakunda cyane, mukomeze gukanda subscribe, mufungure inzogera kugira igihe cyose dusize update kuri Mbarusha Mining TV muyibonere mu bantu ba mbere.